Nshuti bakundwa muri Kristo Yesu, tubanje kubasuhuza mugira amahoro. Imana ibaho umugisha aho muri hose kandi ikomeze kubagirira neza. Tunezerewe Imana cyane kubw'uyu mwanya mwiza iduhaye kugira ngo twongere tubane namwe. Turabyishimiye kandi aho muri turizera yuko namwe Imana ikomeje kubarinda, turizera yuko hamwe n'imiryango yanyu Imana ikomeje kubagirira neza mu bihugu muherereyemo, hamwe n'inshuti zanyu, abavandimwe, imiryango yanyu. Uwiteka akomeze kubitaho kandi twese umunsi ku wundi tujye dukomeza gusabirana ku Mana kugira ngo Imana ijye ikomeza kutugira neza ndetse no gukomeza kubana natwe. Rero reka tubashimire uburyo mudukurikirana, reka tubashimire uburyo mukomeza ndetse no kutwumva. Imana ijye ibashoboza kandi ijye ibaha umugisha mu mirimo yanyu yose mwerekezaho amaboko yanyu. Ibyo reka tubishimire Imana kandi tuzamurire Imana icyubahiro. Uyu mwanya tugiye kugaruka kuri topic yacu ivuga kuri Bibiliya, igice cya kabiri cyangwa se part 2. Topic yacu dufite ni Bibiliya. Aha tugiye kugaruka kuri Bibiliya igice cya kabiri. Abatarakurikiranye igice cya mbere yo kureba iki gice cya kabiri cy'inyigisho ivuga kuri Bibiliya, turabasaba kuba bareba igice cya mbere kivuga ku nyigisho ivuga kuri Bibiliya, igice cya mbere kugira ngo baze gusoma cyangwa se baze gukurikirana n'iki gice cya kabiri bafite bimwe mu byavugiwe mu gice cya mbere. Iyo tuvuga Bibiliya, twasanze ko Bibiliya ari igitabo cyera cy'Imana. Twavuze kuri Bibiliya ibintu bitandukanye. Uyu munsi rero turaza gukomeza niyo nyigisho ivuga kuri Bibiliya, tuvuga ku bintu bitandukanye ariko n'ubundi byerekeza kuri Bibiliya. Uyu mwanya rero reka duhere ku nkomoko ya Bibiliya. Inkomoko ya Bibiliya. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Bibiliya nanone turaza kuvuga ko ikomoka ku Mana. Nanone Bibiliya turaza kuvuga ko ari ukwihishura kw'Imana ku bantu. Ni ukwihishura kw'Imana ku bantu. Imana kugira ngo tubone ko hari umugambi ukomeye cyane yari dufiteho, kugira ngo tumenye ikigambirira, kugira ngo tumenye ko iriho, yabashije kutwihishurira binyuze mu ijambo ryayo. Bityo rero hari uburyo bubiri Imana yihishuriyemo abantu. Hari uburyo bubiri Imana yihishuriyemo abantu. Uburyo bwa mbere Imana yihishuriyemo abantu, kwihishura mu buryo rusange. Hari ukwihishura mu buryo rusange, general revelation. Dushingiye ku gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere ndetse tukareba na Zaburi ya 19 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6, ndetse tukongera tukareba n'igitabo cy'Abaroma igice cya mbere umurongo wa 20, Imana yihishuriye abantu binyuze mu byaremwe. Ibyo rero mu by'ukuri bita biduhamiriza ko Imana iriho, ko Imana ikora, bita bitwereka imbaraga z'Imana, bita bitwereka gukomera kw'Imana. Iyo tureba ibyaremwe ndetse mu byaremwe natwe ubwacu turimo, ubwo n'uburyo bwa mbere Imana yabashije kwihishuriramo abantu. Donc uburyo rusange ari byo general revelation. Aho rero yabashije kwihishurira abantu binyuze mu byaremwe, duhita tubona ko Imana yabashije kwihishurira abantu. Nanone
uburyo bwa kabiri Imana yabashije kwigaragarizamo abantu, hari kwishura mu buryo bwihariye, special revelation. Ubwo ni uburyo bwihariye Imana yabashije kuba yakwiyerekamo abantu, kuba yakwigaragarizamo abantu. Ibi rero byo kwigaragariza abantu mu buryo bwihariye turaza kureba mu by'ukuri byaragaragaye mu buryo butandukanye. Ibintu kwihishura kw'Imana ku bantu ku giti cyabo, iyi special revelation. Donc Imana yiyereka umuntu, Imana yihishurira umuntu kubera impamvu runaka, kubera umurimo runaka igiye kumukoresha, cyangwa se kubera igikorwa runaka Imana ishaka kugira ngo uwo muntu abashe kugaragaramo muri icyo gihe. Turabona ko uburyo Imana ishobora kwishuriramo umuntu, ibyo bishobora gukorwa mu buryo butandukanye. Imana ishobora kwihishurira umuntu binyuze mu nzozi. Mu nzozi Imana ishobora kwishurira umuntu. Nanone Imana ishobora kwishurira umuntu ikoresheje abamarayika. Iyo nabwo ni ubundi buryo Imana ishobora kwishuriramo umuntu. Usibye ibyo ngibyo, nanone Imana ishobora kwishurira umuntu binyuze mu kwerekwa. Ubwo nabwo ni ubundi buryo Imana ishobora kuba yakwishurira umuntu. Nanone Imana ishobora kwishuriramo umuntu binyuze muri Bibiliya no muri Yesu Kristo. Izo nzira zose Imana ishobora kuzinyuramo ishaka kwihishurira umuntu kubera impamvu runaka, kubera icyerekezo Imana ishaka kugira ngo imunyuzemo. Kandi ibyo ngibyo ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri uraza guhamya ibyo ngibyo. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri. Kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Imana yacu ishimwe. Mu by'ukuri urabona ko kera hari uburyo Imana yishyuriragamo abantu, n'uyu munsi hari ubundi buryo Imana yishyuriragamo abantu, binyuze rero mu ijambo ry'Imana, binyuze muri Kristo Yesu watubambiwe, wadupfiriye ku musaraba, agahambwa ku munsi wa gatatu akazuka. Mu by'ukuri dushobora kumenya ihishurirwa ry'Imana, tukamenya icyo Imana dushakaho, tukamenya umuhamagaro Imana ishaka ko dukoreramo, tukamenya imirimo Imana ishaka ko tuyikorera, tukamenya icyerekezo Imana ishaka ko tugenderamo, cyane cyane kandi tukanamenya n'ibyo Imana idutegeka gukora, idusaba gukora muri ibi bihe bya none, binyuze muri ubwo buryo bwo kuba wamenya ko Bibiliya Imana ishobora kukwiyereka binyuze muri Yesu Kristo. Imana ishobora kukwiyereka. Rero urumva ko uburyo buri special, aho ngaho Imana irihishurira umuntu ku giti kikamwiyereka, kandi ikanamushyira no mu cyerekezo Imana ibishaka kugira ngo agenderemo. Reka noneho tugaruke ku bushobozi ndetse n'itegeko, ndetse twongere tugaruke ku bubasha bwa Bibiliya. The authority of God's word. The authority of God's word. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ifite itegeko kuko ari ijambo ry'Imana ryahumetswe nayo. Bibiliya ifite itegeko kuko ni ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana ubwayo. Ntabwo ryanditswe ku bw'umugambi w'abana b'abantu. Ntabwo ijambo ry'Imana ryanditswe biturutse mu bushake bw'abana b'abantu. Ntabwo ijambo ry'Imana ryanditswe riturutse
ku mbaraga cyangwa se ku bwenge cyangwa se ku bushobozi bw'abana b'abantu. Ijambo ry'Imana ryanditswe rihumetswe n'Imana, kandi n'abanditse nabo ubwabo banditse ibivuye mu bushake bw'Imana, ibivuye ku Mana. Ntabwo banditse ibivuye mu bwenge bwabo cyangwa se ibivuye mu ntekerezo zabo cyangwa se ibivuye mu mitima yabo. Nanone Bibiliya ifite ubushobozi bwo kuyobora abizera mu byo bemera no mu byo bakora. Bibiliya ifite ubushobozi bwo kuyobora abizera mu byo bemera ndetse no mu byo bakora. Urumva ko Bibiliya itanga umurongo ngenderwaho ku bizera. Bibiliya mu by'ukuri ituma abizera bagira indangagaciro, ituma abizera bagira kirazira, ituma abizera babasha kugira ubushobozi bwo kuvuga ati oya, iki ni cyiza, iki ni kibi. Uwo murongo rero n'ahandi ukomoka mu ijambo ry'Imana tubona muri Bibiliya. Bibiliya rero yahumetswe n'Imana. Bibiliya yahumetswe n'Imana. Kuba Bibiliya yarahumetswe n'Imana nicyo kiyitandukanya n'ibindi bitabo byose tubona abanditsi batandukanye bagiye bandika ahangaha kuri iyi si. Tuzi yuko hari abahanga benshi hano kuri iyi si bagiye bandika ibitabo bitandukanye. Turabona abafilozofe, ibitabo byagiye byandikwa n'abavugabutumwa bakomeye, hari ibitabo byagiye byandikwa n'abapadiri, hari ibitabo byagiye byandikwa n'abanyabwenge batandukanye, abascientifique. Abo bose bagiye bandika ibitabo, ariko igitabo cyitwa Bibiliya kiruta ibyo byose kuko ni igitabo cyahumetswe n'Imana. Urumva ko ni igitabo kiri special, ni igitabo kidasanzwe, ni igitabo tudashobora kugereranya n'ibindi bitabo kuko cyanditswe n'Imana ubwayo. Ntabwo cyanditswe biturutse mu bushake cyangwa se mu bwenge bw'abana b'abantu. Imirongo ikurikira urashobora kuyisoma ugasanga mu by'ukuri urasanga iguhamiriza neza ko ijambo ry'Imana n'ubundi ryanditswe n'Imana, ryahumetswe n'Imana kugira ngo ribashe kuboneka. Iyo tureba muri Zaburi ya 12 murongo wa 6, aho ngaho hari icyo mu by'ukuri ijambo ry'Imana riduhamiriza, ryemeza neza yuko Bibiliya yahumetswe n'Imana. Matayo igice cya 24 umurongo wa 35, naho uwo murongo uraguhamiriza neza yuko ijambo ari ijambo ry'Imana atari amagambo y'abana b'abantu, kuko urasanga ati by'isi byose bizavaho bizatambuka, ariko ngo ijambo ry'Imana rizagumaho iteka ryose. Ni ijambo ry'Imana, si ijambo ry'abana b'abantu. Ijambo ry'Imana nanone gira umenye ko ryahumetswe n'Imana. Tito igice cya 1 umurongo wa 2, aho nta magambo ahanditse aguhamiriza ko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Nanone ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani ibice 30 umurongo wa 5, nanone amagambo urasangaho aremeza neza ko ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana kugira ngo ribashe kuboneka. Zaburi y'119 umurongo wa 89, uwo murongo nawe urakwemeza neza yuko ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana. Yohana ibice 17 umurongo wa 17, nanone urasanga yuko ijambo ry'Imana ni iry'Imana nyine, kandi ni ijambo ry'ukuri, ni ijambo ribatura, ni ijambo rishobora gutuma umuntu abasha kugira aho ava ndetse akagira naho agera. Ni ijambo mu by'ukuri ridafite ikinyoma, ni ijambo ryuzuye ukuri, ridafite ikintu kibasha
kuba cyaza kinyuranye n'ikindi. Nanone ijambo ry'Imana kugira ngo umenye ko ari ibyanditswe byera kandi byahumetswe n'Imana, Abaheburayo ibice 6 umurongo wa 18. Soma uwo murongo uraza kugufasha kumva neza no gusobanukirwa neza ibijanye n'ijambo ry'Imana, ibijanye na Bibiliya yahumetswe n'Imana. Samweli wa kabiri ibice 7 umurongo wa 28, n'uwo murongo nawe uraza kukwereka neza ko Bibiliya yahumetswe n'Imana, atari igitabo gisanzwe, atari igitabo kimeze nk'ibindi bitabo dusanzwe dusoma wenda byanditswe n'abantu, byanditswe wenda se n'abanyabwenge batandukanye. Aho ngaho uwo murongo nawo uraza kukwereka ko Bibiliya yahumetswe n'Imana, ni igitabo cy'Imana, ni igitabo cyera cy'Imana, kandi birimo mu by'ukuri bidufitiye umumaro mwinshi cyane. Ariyo mpamvu tuba tugomba guhereza agaciro Bibiliya, ari ryo jambo ry'Imana, ari ryo jambo Imana ubwayo yandikishije mu gitabo cyayo cyera Bibiliya. Bibiliya rero yahumetswe n'Imana. Niba Bibiliya yarahumetswe n'Imana rero, abanditsi batandukanye bagiye bandika ijambo ry'Imana, hari uburyo bagiye babigaragazamo. Paulo intumwa ya Yesu Kristo ibivuga neza muri Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo wa 16. Paulo abivuga neza ko Bibiliya mu by'ukuri ibiyirimo byanditswe byera byahumetswe n'Imana. Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo wa 16 aravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Urumva ko intumwa ya Yesu Kristo Paulo nayo ibihamya neza ko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, kandi twebwe nk'abana b'abantu bidufitiye umumaro. Ibyanditswe byera biratwigisha, ibyanditswe byera biduhanira gukiranuka, ibyanditswe byera nibyo bitwemeza iby'ibyaha byacu. Ibyanditswe byera bifite agaciro gakomeye cyane mu buzima bwa buri muntu wese uzi ko yaremwe mu ishusho y'Imana, kandi akaba azi yuko Imana ikeneye ko akora ibyo ishaka. Imana ikeneye ko amenya ukuri akakugenderamo, kandi uko kuri kukabasha kumubatura, uko kuri kukamuvanamo uburiganya, kukamubuza gukora icyaha cyangwa se kukamurinda gukora icyaha. Uko kuri kukabasha kumubera itabaza rimumurikira amanywa na nijoro. Uko kuri kukabasha gutuma agira indangagaciro, agira umurongo mwiza ngenderwaho, kandi ushobora gutuma mu by'ukuri agira icyerekezo cyiza, akagwiza amahoro mu mutima we, akagwiza imigisha y'Imana, akagira umutuzo, akagira umutekano, kandi mu by'ukuri akaba ashobora no gutunga agatunganirwa. Hari n'abandi banditsi nabo babihamya neza, hari abandi banditsi nabo babihamya neza. Iyo dushingiye kuri Yohana ibice 10 umurongo wa 34 kugeza ku murongo wa 35, hari abandi banditsi babihamya neza. Ndetse iyo tureba Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 21, urajya kubona abanditsi b'ibyo bitabo nabo baremeza neza yuko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, kandi ko mu by'ukuri bifite umumaro mwinshi cyane muwo Imana yaremye, kandi kuwo Imana ishaka ko akora ibiri mu bushake bwayo. Icyo wafata mu mutwe neza kandi ukagereza agaciro nuko Bibiliya ikomoka ku Mana, ntabwo ikomoka ku bushake bw'umuntu
niyo mpamvu ari y'ukuri itabeshya. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Wowe nk'umuntu ushaka kumenya ukuri, kwa kuri gushobora kukubatura, icyo ni ikintu uba ugomba guhereza agaciro. Kumenya ko Bibiliya ikomoka ku Mana, ko itabonetse ku bw'ubushake bw'umuntu cyangwa se bw'abantu, no kumenya neza yuko ibiyirimo byose ari ukuri, ko nta kinyoma kiyirimo. Ibyo ngibyo kubifata no kubimenya no kubihereza agaciro, ibyo birakubera inkomezi yo gukomeza kumva yuko wagira ubushake, wagira umutima wo kumva wamenya ibyanditse muri Bibiliya, kandi no kumva yuko wabasha kugendera muri uwo murongo Imana ishaka kugira ngo ugenderemo. Nanone ikindi kintu ushobora gufata neza mu mutwe wawe, nuko Imana yarinze ijambo ryayo kugira ngo ritangirika cyangwa ngo rigire ubuyobe. Imana yarinze ijambo ryayo kugira ngo ritangirika cyangwa se ngo rigire ubuyobe. Nukuvuga ngo niba Imana yararinze ijambo ryayo kugira ngo ritangirika, urumva ko iraribungabunga, kuko izi yuko ni iryayo, ntabwo ari ijambo ry'abantu, ni iryayo, kandi ifite impamvu yarivuze, ifite impamvu yaryandikishije, ifite n'impamvu yatumye ribaho. Nuko hari gahunda, hari umugambi yashakaga kugira ngo igeze ku bantu, kandi ba bantu nabo babashe gukanguka, bakangukira kuba bashaka uko bagirana n'Imana ubusabane. Ni byiza ko rero kugira ubumenyi kuri Bibiliya ni ikintu gikomeye, ni ikintu cyiza, ni ikintu gifite agaciro, kuko hari abantu benshi batunze Bibiliya ariko mu by'ukuri nabo ubwabo batayisobanukiwe. Ariko wowe ukurikiranye iyi video, numva wowe ukurikiranye inyigisho, ari byiza cyane, hari ikintu gishobora kwiyongera kuri wowe niba ukunda gusenga, niba uri umukristo, cyangwa se niba ushaka kumenya Kristo Yesu, gushaka kumwizera akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ni byiza kudashukwa, ni byiza kutangishwa n'abandi bantu Bibiliya, ijambo ry'Imana, ahubwo ukihutira ndetse kuba wayigura niba utayifite, ndetse ukihutira no gusoma kugira ngo usobanukirwe ibiyanditsemo. Kandi ndizera neza yuko Bibiliya irafasha, ihumuriza umuntu, amagambo arimo arahumuriza, aradukomeza, atuma umuntu yongera kugira imbaraga, atuma umuntu yongera kugira umwete ku murimo w'Imana, ndetse amagambo arimo mu by'ukuri atuma tubasha kugira umurongo ngenderwaho, kandi agatuma twigirira icyizere cy'ejo hazaza, ndetse ibyiringiro bikaba muri twe. Urakoze rero kutwumva, kandi icyo nagusabira ku Mana, cyane cyane ushobore kubona ko ijambo ry'Imana rifite agaciro kuri wowe, ubone Bibiliya ari igitabo cyera cy'Imana mu buzima bwawe, uhereze n'agaciro amagambo yose acyanditsemo, kuko ni amagambo Imana yandikishije ubwayo. Kandi ikindi, Imana ikaguha gutera intambwe yo gukomeza gukomerera mu byanditswe byera, atari ugupfa kubisoma cyangwa se kubisomerwa cyangwa se kubyumva gutyo gusa kubitesha agaciro, ahubwo usome cyangwa usomerwe, wigishwe, cyangwa se nawe wigisha abandi. Ariko ibyo wigishijwe, ibyo wigisha abandi, ibyo urimo gusoma, ugira imbaraga zo kubasha nawe ubwawe kubishyira mu bikorwa, kuko ntushobora gushyira mu bikorwa ibyanditswe byera by'Imana. Ntekereza ko Umwuka Wera azaba muri wowe kubwo kukuyobora, ndetse Yesu Kristo azabana nawe mu buzima bwawe, kandi n'Imana nayo izagendana nawe mu buzima bwawe, kugeza igihe uzabasha
mu by'ukuri kumva nawe wishimye kandi unezerewe. Urakoze rero, Imana iguhe umugisha aho uri hose kandi ikomeze kukugirira neza. Inyigisho zo kwiga Bibiliya ndagusaba kugira ngo ujye uzishimira kandi ujye unezererwa no kumva yuko wamenya ibiri mu gitabo utunze cyitwa Bibiliya, ijambo ry'Imana. Reka mu izina rya Yesu Kristo, aho uri hose Imana ikugirire neza, aho uri hose Imana iguteze imbere, aho uri hose Imana ikomeze kukwambika imbaraga zo gutsinda icyaha, gutsinda ikibi no gutsinda ubuhenebere bwo muri iyi si ya none, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.